ni umukozi ushinzwe iby'irangamirire mu murenge wa Kanombe turi tuvugana. Yego ni Etat Civil umurenge wa Kanombe muvugana. Yego Nyakutabarwa ndagushaka ndagutangiriye neza ndakwakiriye. Witwa nde uherereye he ufite ikibazo? Nitwa Frank Mimbara barwanya umwana mukinzi umukozi ku Bakareba merere kabeza murenge wa Kanombe n'ubundi. Uri Kigali hano? Ikingurire ndi Kigali aho ngamwitaho ni neza. Ukaba ufite ikihe kibazo rero? Etat Civil ndongoye vuba aha ngaha. Urarongoye? Yashatse vuba aha ngaha. No mucyara wanjye aracyari mu ntaro araramye nararuka. Kandi bitari na kera Imana irabaduhaye umugisha w'umwana. Murenda kubyara? Yego Nyakutabarwa Kingurire zizaza twenda kubyara. Hanyuma rero ikibazo nari mfite ni ikintu kigendanye n'irangamimerere ngo uburyo abana bitwa amazina bakivukira mu irwariro. Kwiyandikisha mu irangamimerere mwana kivuka. Yego Nyakutabarwa kwiyandikisha mu irangamimerere byo mu irwariro bandika abana bakivuka. Aba ufite iki kibazo rero Franka? Ikibazo nari mfite nagira ngo mbasabe ndabishengereje mu mbabarire umwana wanjye tuzamwandikisha izina kivuka tuzamwandikisha izina amaze kugera mu myaka yo gutangira ishuri. Ikibazo cyawe mbwira ikibazo twumva impamvu ni iyihe? Urareba ikibazo kiriho urareba umwana w'uruhinja amazina ababyeyi bita abana aba ari ya mazina agomba kuzabakuza kandi izina rikujije umuntu burya riba ari na ryiza yagera no mu myaka y'ubukure akazaba yitwa iryo zina mu mazina agendanye. Ariko nanone hakaba harimo andi mazina wita umwana w'uruhinja mu gihe cy'imyaka y'ubuto ukumva iryo zina ntabwo birimo guhura. Urugero nk'aya mazina Franka bidahura. Urareba Etat Civil nk'umwana w'uruhinja kumubyara warangiza ukamwandikisha izina Gatema ukamwandikisha izina Rwasubutare ukamwita Rwatigiriza ukamwandikisha izina Karemera. Ibyo ni bikayikare n'ibije ku ruhande yenda yitwa na Gatema. Ariko noneho ureba kuba yitwa Gatema igihe kimwe nk'abashyitsi bawe bakazagutayagira mu rugo bashika mu rugo urareba ko abana batera imbabazi umushyitsi akajya gufata umwana kubera ko atamenyereye akarera umwana yarera umushyitsi agatangira kumubyinereza bareba yuko abana ari abatera imbabazi agatangira kumubyinereza avuga ngo dudu ihorere Gatema dudu no mwerere dudu ihorere Gatema dudu no mwana muto. Ndakumva mbwira ikibazo tugikemure ntacyo bigira inama. Noneho ukareba nk'umwana w'uruhinja witwa Gatema nangwa Karemera nangwa Rwatigiriza nangwa Rwasubutare ukareba ntabwo birimo guhura. Nkaba nasabaga ko mwanyemerera ngiye nkazaba noroheje kwandikisha umwana izina nibura tukaba tumwitaho cyaba nini tukamwita cyaba dudu ayo mazina y'ubyinerera ateye imbabazi noneho yagera mu myaka yo gutangira ishuri tuzaba twamaze kubona izina ryiza rigendanye n'imyaka arimo kandi rizakomeza rikarigenda n'imyaka y'ubusaza bwe bigendanye. Icyo ni ikintu kibazo cya kabiri. Nashakaga yuko muzatwingingira abantu bibembeze b'amakanisa abantu bashumba bashumba bibembeye amakanisa dusengamo amatorero Gozikingurire n'ibyo mukaba twingingira mukabafata intege n'amaguru bazajya bajya kutubatereza abana bakabita amazina agendanye n'imyaka barimo wenda uyu munsi ariko akazanaba meza mu gihe cy'ubukure bwabo. Hari amazina atagendanye n'imyaka se ababangamira Franka? Hari amazina agendanye n'imyaka y'ibihe turimo ariko twazagera mu myaka y'ubusaza ugasanga ni icyano kureba umwana ugasanga bagiye kumubatiza bamwise Boringo umwana w'umukobwa bamwise Fiyete umwana w'umukobwa bamwise Precious ngo ni Gift. None ugasanga muri iyo myaka y'ubuto arimo kwitwa Boringo nangwa se Fiyete na Briana nangwa se na Gift biragendanye ariko yazaba umusaza kureba umusaza witwa Boringo ni ishyano ni nko kureba umukecuru ateretse urwara rw'agahera ndakakubura Etat Civil. Kureba nk'umwana witwa Boringo ageze mu myaka y'ubukure akazatangira kwitwa Muzehe Boringo igihe kimwe akazahaguruka yibembeye umuryango ahagararira umuryango mugari agiye gusaba nk'umugeni akagenda yitwa Muzehe Boringo teka nawe ibyo bintu ugasanga umukecuru witwa Fiyete Briana Gift ngo Kazuba hanyuma Franka akenshi ibyo ntabwo bishoboka kuko iyo umwana akivuka gutya cyane ko bura 80% y'abana bavukira ku bitaro ahita yandikwa mu irangamimerere kandi bagomba kwandika izina wamwise wowe nk'umubyeyi ubwo n'uwo uzahitamo izina ryiza umwe